Bashika muna zijya gushimira. Zihinduranye. Ari ikintu ngomba kumenya. Izuba. Uko nari hasi. Nari kataga. Nari ndi kurikata. Ndishyira hano. Inzoga zose si inzoga mwanya bazayamumbaza ngo byagenze gute gusa muzihaye nta gisimba cyanyinjiranye sha inyama ko yabaye ntoya si inyama cameraman ikureho cyane tuyirye inyama tuyirye cyane nayo nyikureho inyama narigiye gukata aya iyo nakubwiye ntago urayizana inkiza imwe igenda hasi yitwa ngo iki ubushe tubaga ihene twagiye mu ishyamba agate ngo njyewe inyama ni nyama inyama uyihuze na B1 gusa cameraman acunge ko yagabanyije urumuri izuba ryaje si bya bindi babicunze neza ngaho baga nta kibazo ukakoresha hamagara kuri iyo nimero guhuze n'abakiriya bawe wamamarize ngo ukorere YouTube ukorere TikTok ukorere Instagram ibicuruzwa byawe ubyaplodinge ngo ufashe mu buryo bwo kugira ngo bimenywe n'abantu binarebwe n'abantu ibyo ukora na counti zawe zizamuke kwanza umenye ibisabwa hari ibintu biba bisabwa nawe uko uploadinga video y'ibikorwa biba bivuze ko account nayo ibahita bayireba hari ibindi biba bisabwa ibyo ntabyo ubuze ariko nge mbizi icyo twakora amagara byose tubikore nta mpamvu yo kujya ujya guha message abakiriya bawe ngo ujye kureba abantu bafite account ya remere ibyo ujye ubareba uvuga uti nazanye product nshyashya muyimbwirira abanyarwanda mvuga ndabeshya cameraman ibyo uvuga nibyo bakira kabisa ega ntago beshya nazi ko ibyo ubwira ari byo yaragura ko ngiye gushinga uruganda ndashinga urwa kawunga abacuruzi ba kawunga nabonye bizeye ko abantu bashonje ntabwo bamamaza kawunga zamamazwa ni nkeya hano mu Rwanda abantu babonye n'inzara turazazigura ye ariko nabo bazabwira uti namwe muzahora mukora nkeye yabeshya se
ntabwo bazahora bakora nkeya. Beze baba wowe wakubwira ngo wimuka n'ibyo bakabigendana. Jewe Eh, ibiko atari njye nyine uza abantu bari kuva muri Kongo bari gusubirayo uyu munsi. ubuse indi cano wabonye ugendana ibyajya n'indi uretse mushi ugendana B1 ukagera n'itente undi n'indi ngamumbwire akemera akajya mu ishyamba. Ibyo nyine ni uko njye nkora ibyanjye nihariyeho ntajya nkora ibyo abandi bakoze. Niyo mpamvu rero ushaka gukora ibyawe byanjye ku giti cyanjye. ntabwo ati niyo mpamvu ngiye kuzaba kuri kameramani kabisa. Ngiye kujya nk'umushoferi. Umushoferi wamusiga aparitse agategereza shebuja kandi yagiye kwirira akantu mba ndimo nkora murakazi mwese ntimukajye mwishinga kameramani amagambo agira. naho rero urimo nkora B1 ngiye B1 yananira uyimpaye. Akantu kaba ari akantu k'ubwenge banywanye. B1 ni ya boss. B1 se oya muntu wese yayinywa. Ubundi rega ikintu bita inzoga sibyo? Inzoga niyo igaragaza gusangira. Uziko na Yesu ajya kuzamuka yarabwiye ati ewa musomeho someho mwumve ubu ninjye ugiye ariko simbasize nk'imfubyi. Agaruka vuba ibicuruzwa byawe nimara kubyamamaza ukorere imbuga zose ubona ujya uhora unareba wicaye mu kazi wabuze abakiriya nzigukorere nawe wa propinga y'ibintu byawe. Kamerama ubona utakindeba umbwira ariko none kwivugisha wenyine. oya uri mu bikiza mbona aho kwegera ngo abantu babone ibyo nkora nibakubona baguseke banseke. Ubu ugira ngo ngenda bavuye ngo dore umusazi ugendana inzu. Ugira ngo ibyo ndacyabireba njyewe. Ari umusazi wabivuze ajya ninde? Ntabwo mbise. Sinzi umuntu wabivuze. Bari yasaze. Tedere umusazi ugendana inzu. Oya. Kabone bose. Byari byarenze bi. Wagira ngo kabone bose. Uyu wavuze ibi yari yabaye. Ntabwo mbese. Ugera ubwabo butakabikabone bose. Asanga ari wamwima. Hani wanjye abantu rero ntibaba banazi n'ibintu mba nicaranye kabisa. Nibaza bakambaza ko ariko ubu utagendanye na mushi kamerama wagendana nani? Utagendana na mushi si ibiti siko babyita. Mukangiye no gushita utundi tuntu two hari utundi tuntu ugiye gukokereza hariya tumeze neza si ibiti. Gerayo nkwereke kugira gukura amaguru akura. Cameraman. Wavuye mu zuba ukaza hano mwana. Nta kibazo reka. Kubwo izuba riba riri kwica ishusho. Kaza hano hepfo. None usanzwe ifite ishusho. Hoya. Biriya. Igihe wari wagiye muri ntuzi kubera kuyijegeza. Rero barese. Yani ngishyizemo. Kore nikire narebaga hano. Hano ngishyizemo. Jya kure turebe. Ningere ngishyize kuko hano ndakwegera. Akira. Hano ndakwegera. Umuriro byibuse usige nati ncanye umuriro.
kamerama ese ibi bintu urabona bitasaba imyuka ibikoresho byose byitwaje wabijyanye cyane. Iki ni icy'abataramu bakora hano hafi bantije mberetse ibintu nibereyemo babona ntababangamiye ko wagira ngo wibera mu butayu. Yewe kubera iki zibisi ibyatsi hako ni mu butayu kubera iki hasi kumara nta bagenzi bahari noneho cyangwa n'abantu n'ibiki byose etaruwesha inzoga zose si inzoga bitindije sha bashiriye gushya so gushirira imishito babwire begera hano umwana ubereke uko biri kugenda begenda karimo amavuta yahiye uri gushya nk'ibirayi. Bushye ntabwo uri bushye cyane kamona umuriro ukwaka se kamona umuriro ukwaka uzawe uzimya mwana ibi ni ubuzima buri wese asabwe kubamo nimba utaranabubayemo usabwe kubwiga ukabubamo nk'uko mba nabyize kuko ubuzima bwose burashoboka ariko cyane cyane nk'utu tuntu uri kutwikorera gutya n'abana bawe mwajyanye urumva uri kumwe n'umugore wawe uri kumwe na shiri wawe mwibera ahantu mu gashyamba gutya shiri wase umugore wawe shiri ntabwo ari umugore wawe hari umuntu baba batari abana ariko bakundana kabisa amagambo agiye yareka mwana uzi ko hari igihe ushaka kubwira umuntu agahita watuba umusenzi bagira ngo tutamenya ko ariho yirirwa ariko njyewe nayibonye niho urara ahubwo n'uwirirwa noneho urara ubuse wakubaza ubahehe wahavuga oya ubuse nta bafana bajya bakubaza ngo ubahe ujya babwira aho uba cyangwa ukorera oya hari umuntu ushaka kukubaza ushaka kumva uvuze ngo ndashaka kuzamenya iwawe ukibaza uburyo ki wabonye akazi iwanjye utazahomba reka njye akazi kanjye impamvu wampaye akazi nawe urakazi kandi nawe nkora hasi njye akazi kanjye ariko n'uvuga ngo umuntu utaragera iwanjye ntimuhuye kugira ngo nkumenye byarangoye kandi si no kungora hari impamvu yewe baranyamamaje kabisa byagiye bica ku macano menshi kugira ngo bamenye yuko nkeneye akazi kandi narabyizigiye kuko iyo wigiye ikintu ntugomba kugitaka ukavuga ati iki kintu nakigenda ashaka akazi nabwirwa n'iki se nyine ngewe icyo nigiye kuri kameramani hari ikindi ariko ubu ngubu uzabimenya ko ubikora banywanyi rero nk'uko mpora mbabwira inzoga zose si inzoga mujye munywa B1 gin rero mumara kunywa B1 gin mumenye ko aka ari akazi banywanyi aka ni akazi impamvu uzabona mushi igihe cyose ukamubona arya inyama gusa hari abajya bambwira kamerama hari abajya bambwira ngo nzarwara gute
nkibaza inti ese izo gute mwazimenya atari uko ba sogokuru banyu bazibabwisha wavutse uzi ko gute ibaho arwara gute gute wabibwiwe na sogokuru wawe gusa ikintu nyankwemera ni kimwe ikintu cyose uragisimbura kabisa ubundi bwamenya ko ntubotse none yiboneyeho ntabwo nzi ko watsene kuriya basutse amakara kuriya bana ngewe ubundi ngewe ndi mu bitangaza ubundi bashaka bananyita igitangaza ariko ntabwo nagera gusa mbwira abantu ko ewana ikintu cya mbere kabisa banywanye ewana nkuko mpora mbibabwira kandi nzanabisubiramo ibicuruzwa byose biramamaza kuko niyo mujya kurangura murangura ibyo muzi umunshake dukorane mbafashe byose nge nta nubwo rega nshaka akazi kanyu ko kubamamariza ndashaka kububakira website zo kujya mucururizaho ibicuruzwa byanyu kwamamaza se hari igihe ntibizarangira naho ntabwo bizashira reka n'abandi bazaza bamamaza ariko ngewe ndashaka ngo nimba witwa n'urugero mushi Instagram yawe mushi abantu babe bayizi TikTok babe bayizi nk'uko bazi ya mushi ntiwabyemera urumva uramumera atari kudusengera se ega mu butayu urabizi ko aya ngo nta kiza kiba cyangwa kiba kirimo mu butayu nta kiza kiba ako wabiririmbye yarera eyo cyane niyo mpamvu nshaka kwereka abanyarwanda bose mbere ko mushi aba yateguye ibintu kavuga ati ngiye ibintu byanjye ibikorwa byanjye ahantu hose ndahagera nimba ari mu butayu nta butayu na bumwe ntinya ubutayu bwose mbujyamo nkemera nkajyana ihema ryanjye nkarijyanaho nkaritera kavuga ati ubutayu reka mbwerekane ubutayu nkoreramo ukuntu bumeze kujya werekana abameri b'abasenga ari ubu ni ubutayu kabisa ko ari mu birunga none ndi kubona ubona hamagaye inde uhamagara uri gusenga abamubeshye ngo ndi kugusengera sha ariko mana nanjye ndaje nzavuga ubutumwa neza abantu batandukanye kandi mbona nawe uri mu butayu wese ntabwo uri bagenzi ikibazo ni kimwe karame abantu barabiba hano hanze kandi noneho ngeyo mbabwiye nimuzane mbamamarize bahita bumva ko mbibye kandi uri guhamagara yicaye ngo mu butayu ngo ari kumubwira ngo ibibazo afite mu ngo ze we nta kibazo bamugiraho bahita bumva ko urwo rwose ari Imana ibibivuze ariko ndebera ndagasa yaro niyeze kubibwira arambwa ati ariko se wowe kuri kokereza ahubwo nturi gupfumura sha ubu wamenya ari ibicuri nikakubwiye se nuko yesa nsubiza nane kubwo nk'uwo muntu hamagaye ukamubwira ngo ibibazo bye mu rugo rwe ngo amenye ubwenge ubwo ntumusenye yawo urone ngo we ngo ibyo urimo ngo bamenya ari ibiki ariko ngo ujye ubegera ubereke inyama irimo iratogota mana kameramani nawe irimo iratogota buriya cyane nzi ko ujya ubibona ariko twambwiye ngo njye mera nk'umushoferi oya zana kamera wizana umutwe ajya nayisa nyanga agukira ariko irashaka gute oya reka gishima reka cyane gishya zana kamera we ariko ubwo mu mwotsi wayifata wayisiza hano hepfo umwotsi ko ujya haruguru umwotsi se nabibwa n'iki usupu yaravuze uti kana gato uzi gucoma ngo kana gato uzi gucoma tuzi gucoma kana gato ushoboye kamera gusa ya byose ndabishoboye arabizi ariko buriya igisupusupu ntiyanyemeye kazi ko nzi gucoma
batuye umugabo ariko kana gato wowe ngo uzi gucomora umuhanga ahubwo ndakwemera niko yese avuga guhaye amanota kabisa uzajyanira oya uzajyanira cyangwa nzagishake nande uzajyanira nashatse nande se iyi nyama ze ko yari igihe hasi wabibona iyo se umusaza se arashaka iki mwavuganye uyu musaza asike nta cyiza kibera mu ishyamba cyangwa mu butayu nta cyiza kihaba nta cyiza kihaba ariko ndirimbira iriya ndirimbo twumve iriya irimba mu butayu ariko abantu kuki bahazi ngo yewe mana mirona ngaho iyi ndirimbire se ngo mu butayu nta cyiza kihaba barabizi se sha kirahaba kitaba se ubwo bumva bagiyeyo none barajya bora mu bantu nyaremera wiringiye Imana tewe ndamwemera gendane na ya muhanzi wiringiye Imana ndamwemera tewe mu butayu nta cyiza kihaba nk'umuvandimwe ubona byamukanga yajya nyifasha kamera koko gahita yibereka cyane abonye burushete irimo irashya pe irimo irashya n'ikiraya ahubwo byose hano barabireba abonekamo no gushirira ahubwo kugira ngo yake havamo yose imenamo amavuta ngameneramo ikizi inyama nayo ubwayo irimo irajya bashikamo nazigiye gushirira zihindura nyine hari ikintu ugomba kumenya yizeye izuba kuko nari hasi narikataga nari ndi kurikata iyishyira hasi